Ku bantu bifuje gutura neza kandi badahenzwe, naguha amakuru meza yuko uramutse umpamagaye kuri iyo nimero ubona hano Kicukiro mu Kagarama, ntakuvumbura etaje nziza iri ku giciro cya miliyoni 300 ndetse zirimo n'ibiganiro. Ni etaje nziza ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 4 nenye nazo mu nzu purito, hanyuma ikagira parikingi y'imodoka zigeze nko muri 4 cyangwa 5. Ni mu Kagarama ku Muyange, miliyoni 300 ziganirwa. Hamubona mereye muri salo yayo nziza cyane, ariko tubanze dusohokane hanze nkwereke ubwiza bw'inzu yacu nakuzaniye. Aha ngira nk'uko maje kubibona, dufite inzu nziza cyane. Uturutse inyuma, imbere mwahabonyeho gatoya cyane, ariko ndaje mpabinjize neza naho muhabone. Ariko inyuma nk'uko nabibabwiraga, ibi ni ibintu cyiza cyane kubera ko parikingi y'imodoka 5 ahangaha zahaparika, ndetse inzu yacu urabona ko ari White House kandi mu quartier nziza. Iriya etaje mubona iri kubaka nayo ni etaje nziza ngenzi yayo, ndetse na quartier yose irubakitse, ni nziza cyane. Ahangaha tuhafite inzira ijya ku manexe, ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete nazo 4 mu nzu, ariko tukagira n'amanexe, ubwo icyo twita igikari. So ahangaha tukagira urubaraza rwiza cyane, ushobora kuba wakongeraho garde-vous wenda, ariko rudufasha kwinjira muri salo. Noneho rero mbere yo kwinjira mu nzu ubwayo, reka mbanze mbacishirizemo ku manexe mbere ku buryo bimeze. So ngira nk'uko mubibonye, mubonye ko dufite igikari cyiza cyane, gifite ibyumba 2, hari igikoni, akaba icyumba cy'umukozi w'umukobwa n'icyumba cy'umukozi w'umuhungu, tukagiramo yewe na dushe na tuwarete, ndetse n'ahantu ho kwanikira, kandi hose ni amakaro. Tugendane twinjire mu nzu yacu, noneho ugenda urusha kwirebera ubwiza bw'inzu nabazaniye. Uru ni urubaraza rwiza cyane, urugi runini cyane ruva hariya rukaza rukagera hano. Nkwibutsa ko twe turi Kigali Bandise, nkaba ndi Moses, akaba ari ngiri kubagezaho aya makuru y'inzu nziza nabazaniye hano mu Kagarama, Umuyange, muri quartier nziza. Karibu muri salo yacu. Urabona ko ari salo nini yisanzuye, irimo amakaro meza cyane, yaya makaro y'imbaho atajya acuya, ariko niyo ukubisisho kuri plafond yacu ukareba itara ryiza rifunzeho, ndetse n'andi matara agiye afunzeho, ni uruyange mu by'ukuri. Hanyuma ahangaha twagira TV stand nziza, ubona ko nayo iri smart mu by'ukuri. Inzu yuguze waba utuje umuryango wawe neza, ndetse niyo wayikodesha baguha amafaranga meza cyane. Ahangaha twagira design nziza y'utubuye igiye ifunzeho amatara, kugira ngo murabona ko ari ibintu byiza cyane. Mwibutsa ko ni miliyoni 300 zirimo n'ibiganiro. Ahangaha tuhafite utu design twiza cyane tugiye turimo amatara, ubona ko ari udukingi tugiye dusepaye salo na salamanje. Hanyuma ahangaha nimba mwitegereza, tuhafite kandi ka design kagiye kariho utuntu waterekaho utuvaze cyangwa uturabyo twa cyane, nako ni keza cyane. Hanyuma karibu muri salamanje yacu. Salamanje nini, ubona ko ishobora kuba yajyaho table yajyaho n'abantu 10 bakaba bayaccesingaho mu gihe barimo kwiyakira. Mu by'ukuri ngwino uture nawe hano mu Kagarama, ku Muyange, uturane n'abandi bakire bagenzi bawe. Karibu mu gikoni. Ni igikoni kinini cyane, cyisanzuye, gifite ububati bwinshi,
kuva hasi kugera hejuru, ndetse kikagira umwanya wa gazi kuko nguyu murawubona na cya cyuma ndetse gitwara umwuka w'ibiryo kugira ngo umuntu akibona ko gisanzwe kirimo, ndetse tukagira n'umwanya wa firigo ahangaha. Ese waba unywa rikeri, ese waba unywa juice, ahangaha ushaka kubikamo ya macupa kwa kugenda yashobora neza cyane. Hanyuma uyu muryango ni udufasha kwakisesinga kuri cya gikari cyacu mu gihe ushaka kujya mu gikari. Ariko urabona ko inzu yacu buri kintu cyose, yewe nugera no mu byumba uragenda ubona ko hisanzuye cyane mu by'ukuri. So tugendana duhera ku cyumba, ibyumba bibiri biri hano hasi tugiye guhera, ariko banza banyerekere urugi rwiza cyane, ubona ko urugi ruva hasi rukagenda kuzamuka ukagera kuri parafo. Ni urugi ubona ko rusobanutse. Wahindukiza kamera, icya mbere hano hari tuwarete bashobora gukoresha abashyitsi nyine kwa kundi badashaka kujya mu ntuza mu byumba by'abantu mu gihe wakwinjira hano. Kandi ikindi kintu uhura nacyo, duhura n'utubati tujyamo inkweto. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma twinjirane two gutinda, tujye mu cyumba cya mbere dusanga ahangaha cy'abashyitsi. Ni icyumba kinini, hagarara muri iriya nguni ubanyerekere, kubera ko iyi garderobe ni nini kandi washyiramo imyenda yose ishoboka. Ni za garderobe z'inzimo ubona ko zigizwe. Icyumba cyo ni kinini, ngira ngo mwakibonye ko ari icyumba gifite espace nini. Twakomeza ahangaha naho twinjiyemo twihuse turahasanga ikindi cyumba cy'ingenzi cyacu, ubona ko nacyo gifite garderobe nka yindi nini, kandi nacyo icyumba ubwacyo iyo urebye amakaro hasi ukara n'ubwisanzure. Icyumba kinini kandi cyiza cyane. Dukomeje, iyi dushe na tuwarete iri ahangaha niyo ibi byumba bikoresha, kuko urabona ko harimo tuwarete, lavabo, shawa ndetse na miruwari. Ni ibintu bisetinze neza cyane. Twahindukiza kamera, iyi ni inzira igiye kutuzamura stairs zacu zitujyana ku byumba bibiri bisigaye hejuru, harimo na chambre principale. Tubane tuzamuka n'ibyo uko bimeze. So nk'uko mubibonye, dufite stairs zacu nziza zidufashije kugera ku gice cyo hejuru. Tugiye kuhareba ibyumba bibiri. Tugendane duhere ku cyumba cyiza kiri ahangaha, icyumba kinini ariko tutarakinjiramo. Duhere kuri dushe ndetse na tuwarete yacu. Ubona ko ni dushe nini, ifite lavabo, ifite miruwari, ifite shawa nziza cyane, ndetse na tuwarete nziza. Twava aho ngaho twihuse, duhita duhingukira hano n'ubundi aho duhingukira mu cyumba kinini gifitemo nacyo amagariderobe meza cyane. Ubona ko hano uramutse uteye n'igitanda cya kabiri hasaguka n'umwanya, kandi iki cyumba gifite na balkoni. Ariko tugendane njye kubereka chambre principale nziza cyane, nziza kandi iryoshye mu by'ukuri. Tukinjira ahangaha, ikintu cya mbere duhura na vestiaire. Vestiaire ni urwambariro rurimo garderobe nini cyane, ubona ko ihagije. Twakomeza twihuse, ahangaha tukagira miruwari niba abantu bamaze kwambara, urumva nyine uhita unireba ukareba uko bimeze. Hanyuma hano babanyerekere dushe na tuwarete ya chambre principale nini cyane. Urabona ko irimo ibikoresho byinshi kandi ari dushe yisanzuye ku buryo buhagije. Tujyane mu cyumba nyirizina ndiyerekere ubwiza bw'inzu nabazaniye. Mwibutsa ko turi mu Kagarama ku Muyange, ariko noneho twinjiye muri chambre principale, kugira ngo nawe amaso ahita aguha. Urabona utuye hano igitanda, kugira ngo birebye aya matara ari ahangaha tuvuze umutwe w'igitanda ntawe ugomba kugerwa. Hanyuma iriya espace mubona yose ahangaha niho washyira agateleviziyo kawe ko mu cyumba, ni TV stand yawe, kugira ngo murabibona. Hanyuma amatara na parafo nziza mubona ahangaha hejuru, murabona ko ari ibintu. Iyi master bedroom urabona ko mu by'ukuri ingana nka salo. Buriya urabona ko abahanga baba bazi kubaka. Rero niyo mpamvu bakubwira ngo miliyoni 300 ndetse ziganirwaho. Hanyuma hano tukagira urubaraza runini cyane, dore ushobora kuba wakwicaraho ukurura umuyaga wo hakurya. Tujyane mbereke inzu yacu ifite na rooftop. Utagira ngo uzabura aho wakirira abashyitsi mu gihe uzaba waguze iyi nzu nziza cyane. Hagarara muri iriya nguni ubanyerekeye aha hantu na karitsiye. Ngira ngo iyo uri kuri rooftop
nibwo noneho uhita ubona karitsiye ukavuga ati naba nturanye n'abakire bagenzi banjye. Iyi kandi iyi rooftop ishobora kwicazaho abantu bageze nko kuri 30 murimo muganira mwishimye. So wowe twabanye rero ukaba wakunze ino nzu, ndakwibutsa ko ni mu Kagarama Kicukiro ku Muyange. Tuvugishe kuri iyo nimero uze tugutuze miliyoni 300 ndetse zigabanukaho, uze witurire ahangaha tubigufashemo kandi udahenze.